Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi tumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira bakatubwiriza ijambo ry'Imana. N'ubundi murabona ko turi kumwe rero no mutumishi niwe rero tugiye kuganira cyangwa niwe tugiye kubana muri uyu mwanya wo kugira nyine ngo ahembure ubugingo bwanyu binyuze mu ijambo ry'Imana nkuko mumaze kumenyera nko muvuga butumwa mwiza. Reka rero dutangire tumusuhuza tunamuha ikaze n'ubundi kuyobokamana TV. Mwiriwe neza se? Mwiriwe neza. Murakomeye. Turashima Imana. Ikaze kuyobokamana TV n'ubundi. Murakoze cyane. Wow. Ikigisho cyawe uherutse gutanga kivuga ngo ubwo herutse hano waduhaye inyigisho yavugaga ngo Imana ije kunyeganyeza abantu baragikunze barafashijwe cyane noneho baribaza ati noneho Mukaribiya atuzaniye iki? Amen. Uyu munsi rero narinzanye irindi jambo rifite intego ivuga ngo uwo warahuye uvumbike dore turi mu gihe cy'umuvumbi. Uwo warahuye uwo umuriro no umuriro warahuye uvumbike dore turi mu gihe cy'umuvumbi. Amaye birakaze cyane. Bakoze Iyobokamana TV Mukaribiya yaje kukubwira ngo vumbika uwo warahuye kuko tugeze mu gihe cy'umuvumbi abantu nyine bakeneye umuriro ariko kandi ntabwo babona bawucanye uwo mwanya birasaba yuko bakoresha uwo barahuye. Ubwo nicyo bishatse kuvuga. Nicyo bishatse kuvuga. Ngira ngo ni ijambo rikomeye cyane. Uyu rero Evangeliste Mukaribiya nyine Pasikazi mumaze kumenyera hano kuyobokamana TV ndetse ubundi buryo bwose Imana igende mukoresha ivuga butumwa n'ubundi rero tumuhaye umwanya. Reka rero tuguhe umwanya tuvuga ngo imbaraga n'amavuta n'imigisha y'Imana nibikorane nawe ubundi nyine utubwire uburyo uwo twarahuye tugomba kuwuvumbika kuko tugeze mu gihe cy'umuvumbi. Reka tugushyire imbere y'Imana ubundi tukureharire umwanya. Mana mu izina rya Yesu Kristo turi imbere yawe turakugize cyane kugira ngo uyu mukozi wawe umujakazi wawe agiye kutugezaho ijambo ryawe. Mana reka kubera impanda ubundi wowe wivugire data wera ijambo ryawe rigende rikore icyo rishaka cyangwa icyo ushaka mu mitima y'abaryumva rigiye gukora icyo we ashaka mu mitima y'abaryumva ahubwo mwana w'Imana ureka kubera impanda ubundi wivugire izina ryawe rishyirwe hejuru tumuhagaritse mu mbaraga zawe. Icyo duheje ni Satani yamurogoya yamuvangira yamuvugisha ibyo atateguye ahubwo reka ahagarare mu mbaraga n'ubutware bwawe mu izina rya Data twese ry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha bakunzi b'Iyobokamana TV ndetse nanjye ndimo ndayikunda. Dushimye Imana yabanye natwe mu minsi duhereje inyuma. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo mperuka hano nari mfite ijambo rivuga ngo Imana ije kunyeganyeza kandi mu by'ukuri ndazi neza ko ryabagiriye umumaro rikabafasha kandi buri wese agomba guhita aba umuhanuzi ku giti cye akamenya icyo Imana yanyeganyeza ku buzima bwe mbese ikintu cyatuma Imana itakwishimira. Uyu munsi rero Imana yongeye gushima ko ngaruka kuyobokamana naje kukubwira ngo uwo warahuye n'umuriro uvumbike dore turi mu gihe cy'umuvumbi. Narinjira mu ijambo ry'Imana no muri iyi ntego y'ijambo hari agatekerezo maze iminsi ntekereza. Twese turi mu buzima busanzwe buriya njya nibuka amateka ya Yobu. Yobu yari umukiranutsi w'Imana akiranukira Imana afite abana beza n'umuryango mwiza ariko ijambo rijya rinezeza kuri Yobu namwigiyeho ibintu byinshi kuko Imana ibyo yatwaye byose yahagaze mu ijambo aravuga ngo navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye. Nanjye rero nahise nkuraho igitekerezo mu by'ukuri iyi si nayifashe nkaho ari company umuntu yinjiramo aza akavuka akaza muri iyi company y'isi agasaba akazi agashaka ubuzima ariko iyi company nasanze hari icyapa kibwira umuntu wese ko uko yinjiye muri iyi company ariko azasohokamo. Ngomeza kubitekerezaho. Urabona winjiye muri company ugiye gushaka akazi gushakira ubuzima ukabona hari icyapa kivuga ngo uko winjiye niko uzasohoka. Ushobora kubyitaho cyangwa se ntubyiteho bitewe n'impamvu biguteye. Ushobora kugera muri iyo company ukabonamo ubuzima bwiza ariko ukibagirwa ko uko wayinjiyemo kariko uzayisohokamo. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo umugabo umwe yinjiye muri company aje gusaba akazi yagezemo
umusekirite aramubwira ngo soma kuri icyo cyapa kiri aho hejuru. Arasoma yumva ijambo rimubwira ngo ko winjiye hano ni kuzasohoka. Ajya mu kazi, ageze muri iyo kampani agiramo imirimo myiza. Urumva yinjiye ari umusore, agiramo ubuzima bwiza, atungamo amazu meza, amamodoka meza. Igihe kiragera yumva ko agomba gushaka umugore aramushaka ko afite ubutunzi buhagije. Arangije ashakiramo n'ibintu byose arabyegeranya. Amaze kubyegeranya imyaka y'igihe cye, aravuga ati ndabona amaje kugira umugore n'abana, inshuti ndazifite, amazu ndayafite, amamodoka ndayafite, ndakwiriye gusubira iwacu. Ariko mu by'ukuri yirengagiza ko uko yinjiye ariko azasohoka. Imana idutabare cyane rero. Hanyuma rero yegeranya ibintu byose. Amaze kubyegeranya aravuga ati reka mpakinge ubundi nisohokere muri iyi kampani, ibyo nashakagamo byose ndabibonye. Ariko yirengagiza ko uko yinjiye ariko azayisohokamo iyo kampani. Imana idutabare cyane. Amaze kubyegeranya rero, amaze kubirundanya byose n'abana pakiza amamodoka, arangije agiye gusohoka nyine kuri porutaye y'urupangu rw'iyo kampani, umusekirite aramubwira ati ariko uragira ngo usohokane ibiki? Ongera usome kuri iki cyapa cyanditse hano. Ati ntabwo kigeze gihinduka. Arongera arasoma ati uko winjiye hano ni kuzasohoka. Bivuze ngo yinjiye ari umusore, mbese nta kintu afite, azongera asohoke nta kintu atwaye. Ibyo yashakiye muri iyo kampani byose azabisigamo. Imana idutabare. Iyo kampani ni iyiherero. Iyi si turimo, buri wese yavuye mu nda ya mama nta kintu azanye, nk'uko Yobu yabivuze. Hazasubira mu nda y'isi ntacyo atwaye. Umugore wawe ntabwo ku munsi wo gukugwa mu mubiri wawe azaguherekeza. Abana ubyaye ntabwo bazagushyingurana nabo. Ibyo washatse, ibyo wungutse, ntabwo ibyo byose bazabiguhambana. Waba ufite inkweto 10 nta n'imwe uzambara. Waba ufite amapantaro 100 nta n'imwe. Waba ufite inzu 5 nta n'imwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo mungeragereshe ibyo mutunze, ibyo mwunguka ku cyo mufite. Bivuze ngo ibyo wungutse muri iyo kampani hereza Imana. Ntabwo uzayimana kuko Imana ntirya umukene, uwambaye ubusa, ushonje. Nk'uko mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 25 uhereye ku murongo wa 31 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo gucirwaho iteka. Abari bashonje, abari bambaye ubusa, Yesu yigaragarije mu mukene, Yesu yigaragarije mu ushonje, Yesu yigaragarije ku muntu uri kwa muganga, Yesu yigaragarije nk'umushyitsi, Yesu yigaragaje nk'uwari ufunze. Uwakoze ibyo byose abikorera umwe muri abo ngabo muri kumwe, umwe muri abo boroheje bari hanyuma yawe, uzaba ubikoreye Yesu. Imana ishimwe. Naringize ngo nkubwire ngo iyi kampani y'isi twajemo, urahirwa niba ibyo uri kubonamo uri gukora umurimo w'Imana. Byibuze uzavuge ngo imirimo y'abera izibukwa, Imana izaguherekereshe imirimo. Rero niwibuka ugatekereza ko ibyo wabonye muri kampani y'isi utazasohokana na kimwe, gira umwete wo gukorera Imana, gira umwete wo gushaka Imana, kandi uyishakashakane umutima wawe wose, kandi uyikoreshereze mu byo yaguhaye, kuko izibuka ibyo wakoze kandi ubikoranye umutima utunganye. Nagira ngo nkubwire ngo ushaka ubugingo arabuharanira, ushaka ubugingo abukura kuri tere. Ubugingo nta kindi cyacungura ubugingo bwawe. Si ubutunzi, si ubwiza, si uburanga, si isura, si icyubahiro. Ikintu kizacungura ubugingo bwawe ni uguca bugufi, ni ukwezwa no kubabarira. Ibyo bintu bitatu bishobora gucungura ubugingo bwawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo utababarira ntazababarirwa, kandi nubabarira nawe uzababarirwa. Numvaga rero n'ibyo ngibyo nuzuye n'umwuka wera w'Imana kubikubwira, kandi nanjye mbyibwira. Imana idufashe cyane. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rw'Abaheburayo
ni igice cya mbere umurongo waho wa 7. Haravuze ngo iby'abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Imana ishimwe. Reka dusoreze muri Zaburi y'104 umurongo waho wa 4, naho haravuga ngo agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo njya kure y'intego intego y'ijambo nababwiye ngo uwo warahuye uvumbike, dore turi mu gihe cy'umuvumbi. Ndagira ngo tuganire ku bintu bitatu, ariko ndaza kuvuga kuri kimwe. Ku isi hari ibintu bitatu bifite imbaraga. Icya mbere amazi, murabizi ko agira imbaraga. Icya kabiri umuyaga ugira imbaraga. Icya gatatu ni umuriro. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira kuri uyu muriro batubwiye mu rwandiko rw'Abaheburayo, mbese bikanagaruka muri Zaburi y'104. Niba abamarayika be abagira imiyaga, iby'abagaragu be akabagira ibirimi by'umuriro, wakwibaza ngo wowe uri iki? Niba umumarayika baye umuyaga, wowe uri iki? Ese uri ikirimi cy'umuriro? Mbese muri rusange uri umuriro? Aha muri iyi Zaburi y'104 ngo agira abagaragu be, agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Mbese wowe uri umuriro? Ndashaka kuvuga ku miriro 7 nihuse. Imiriro ni myinshi, ariko ndavuga ku miriro 7. Muri iyi miriro 7 uraza kumenya wowe icyo uri cyo. Numara gusanga umaze kumenya icyo uri cyo, uramenya icyo ukwiye gukora. Imana ishimwe. Hari umuriro wa mbere tumenyereye gucana, ni umuriro w'ibishwangara. Uyu muriro rero w'ibishwangara ni umuriro ufatwa vuba ariko ukazima vuba. Rero mu buzima busanzwe hari abantu bafite uyu muriro, bakizwa kubw'uyu muriro, bakabagakizwa vuba, ariko ni mbiyombiyo nyine, ariko bikongera bikarangira. Uyu muriro rero ntabwo wawuvumbika. Uyu muriro ntiwagutekera ibyo kurya. Uyu muriro ntabwo wawukoresha usengera abarwayi. Ntabwo uyu muriro umuhanuzi yawutunga. Kandi uyu muriro nawe nyir'ubwite ntacyo wamumarira ageze ku munsi mubi. Imana idutabare cyane. Uyu muriro rero w'ibishwangara, nagira ngo nkubwire ngo niba wowe ucana ugahita uzima, ibigeragezo bikaza ugahita uzima, uranazimata, urazimagurika rwose, nta n'icyo wakumarira. Uyu muriro ni umuriro wa mbere. Umuriro wa kabiri ni umuriro w'inyayo. Ku bantu twamenyeraga kujya gutashya mu ishyamba, udukwi duto ukatuzana ukaducana, bivuze ngo iyo wicaye imbere y'igicaniro ugacana uyu muriro w'inyayo, ni ukuri kose n'amatama ashobora kubyimba kubera guhutiriza, uhuta kugira ngo utazimata. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umurokore cyangwa se ushaka kuba umurokore, ushaka gukizwa, uyu muriro ntacyo wakumarira, nawo wakavuba bikagaragara ko watse, yewe ukagurumana, ariko uyu muriro ntago wawuvumbika, nta n'icyo wakumarira. Imana idutabare cyane. Abantu rero bafite umuriro nk'uyu nguyu bisaba guhora usenga amasengesho y'urudaca ariko udahinduka. Uyu muriro ntacyo wakumarira. Imana idutabare cyane. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Naringeze ku muriro wa gatatu tubona iyo ducanye imyasi. Uyu muriro rero, imyase murayizi, abateka amaresitora cyangwa se niho nahita ko nanga urugero, kubera ko abantu bose ntabwo ariko bakoresha amagaze nk'abantu babatuye mu byaro cyangwa se abantu twabaye mu buzima butandukanye, ntabwo twabyibagirwa. Rero izi nkwi z'imyase urazicana zikaka hejuru, bikagaragara ko n'umuriro urimo, ariko mu by'ukuri uyu muriro nawo ntabwo wanaguha amakara. Ntabwo waguha amakara, urawucana ugateka ibyo uteka. Bisaba no kuba ufite imyase myinshi, bishobora no kuba ufite inkwi nyinshi kugira ngo babyita kwenyegeza, uhore wenyegeza.
ariko noneho uyu muriro ntabwo ushobora nawo kuwuvumbika, ntabwo ushobora kuwucana igihe kirekire. Rero ntabwo nawe umurokore namwifuriza gucana uyu muriro w'imyasi. Kuba ushobora kwishimira ko bigaragara ko agakiza ugafite, ariko mu by'ukuri katarama igihe kirekire. Uyu muriro nawo ntabwo uvumbikika, kandi uyu muriro nta nubwo wabasha kugufasha mu gihe kirekire. Umuriro wa kane rero ni umuriro w'ibisheshi. Uyu ni umuriro abantu bakunda guhakura, bakunda kuwucana. Ku bantu boroye inka cyangwa se bigeze borora inka, cyangwa se mwavutse mu miryango yoroye inka murabizi. Ibisheshe rero ni umuriro nawo uravumbikika, ariko mu by'ukuri uyu nguyu ni umuriro ufite experience ku bantu bakunda guhakura. Uyu ni umwotsi niwo ugaragara hejuru, ntabwo ucana ngo ushabire, kandi ntabwo wawutekesha ibiryo ushonje, ntabwo bishoboka. Rero uyu muriro abantu bajya guhakura ubuki nabwo murabizi buraryohera, nawo urawifashisha. Inzuki rero iyo ugeze ku mbere y'umuzinga, inzuki nazo zisohoka mu muzinga zikiruka nka kubera ujya mwotsi na ya mpumuro, ubundi ukabona uko uhakura ubuki bwawe. Imiriro itatu nshaka kuvugaho, nateguyeho n'icyigisho kivuga ngo uwo warahuye uvumbike. Dore turi mu gihe cy'umuvumbi, ni umuriro w'ibishyitsi. Amen, Mana ishimwe cyane. Uyu muriro w'ibishyitsi ni umuriro urama, ni umuriro uvumbikika, ni umuriro ushyira mu ziko rwose ugaterekaho inkono, ukagenda ukajya kuryama, ukongera ukagaruka nawo mu gitondo ukongera ukawucana. No mu gihe cy'umuvumbi murabyibuka, uyu muriro ukurinda kujya kurahura imiriro utazi. Haleluya! Uyu muriro abarokore barawuvumbika. Uyu muriro ukurinda kujya kurahura imiriro utazi. Ni kimwe n'uyu muriro kandi kiza cyawo uguha andi makara uzacana igihe kirekire. Imana ishimwe. Uyu muriro ndakwifurije wowe murokore, wowe munyamasengesho, uyu muriro uwuvumbike. Uyu muriro niba uwufite uwuvumbike, ariko biragusaba kuba ufite ibindi bishyitsi hafi aho ngaho, kuba warenyeje, kuba waratahije. Gutasha nta kindi, ni amasengesho. Uba warasenze ugakora stock y'amasengesho, atari ukuri mu bibazo, atari kuri mu bigeragezo, ahubwo ukavuga ngo nkwiriye guhora nzigama. Nk'uko umubitsi ajya kuri banki agasavinga avuga ngo isaha n'isaha aya mafaranga azamfasha, ni nako n'ibishyitsi iyo wabyegeranyije, iyo wabikusanyije, gucana ntibikugora. Uhita ufataho kimwe kimwe ukavumbika. Kuvumbika nta kundi, ufata igishyitsi kimwe kiriho umuriro ugahita ko kivumbika muri rya vugisha, ugahita urenzaho ivu, ukagenda ukiryamira ukicecekera. Ndagira ngo nkubwire ngo muri iki gicaniro kirimo uyu muriro wavumbikitse, nta mbeba, nta nzoka, nta miserebanyi, nta nkoko n'ihene nawo wazizirikira hafi y'amashyiga, ntabwo zijya kurashya. Mana ishimwe, ntabwo zirashya kubera ko ziba ziri kumva ko harimo umuriro. Zirahunahuna hejuru, zikumva harimo ubushyuhe, zigahita zegerayo. Kandi ikindi, umuriro uratwika, umuriro urakumira. Mbese ntabwo waba uri umuriro ngo hagire ikikwegera. Impamvu hari ibikwegera, impamvu hari n'ibikwinjirana mu gicaniro, ni uko umuriro uba wazimye. Igicaniro kiba cyazimye. Ntabwo wacana inyayu ngo ucane imyase, ngo ucane n'ibishwangara. Imbeba ziravogera, imiserebanyi ikavogera, ndetse rimwe na rimwe n'iyo ubyutse mu gitondo usanga ibyavu ryose barishengaguye ryose. Ihene yiryamiye mu gicaniro, ihene n'imbwa ikiryamiramo. Kubera iki? Nta gicaniro cyarazimye. Iyo igicaniro kizimye ntube waravumbitse. Mana itugirire neza cyane. Ibisimba byose ndetse n'umuntu ashobora kuba umugizi wa nabi, akaza agashengagura neza n'amashyiga yose akayajugunya. Kubera iki?
kubera ko nyine nta kiri kumukumira, nta kiri kumusubiza inyuma, igicaniro cyarazimye. Niyo mpamvu narinje kukubwira ngo uwo warahuye, haleluya, uvumbike, kuko turi mu gihe cy'iki cy'umuvumbi. Imana idutabare cyane. Niba wumvisha agaciro k'uyu muriro w'ibishyitsi, wibuke ko n'aya makara yabyo azagufasha gucana ikindi gihe. Imana ishimwe. Nguwo muriro w'abarokore baba Pentecote. Undi muriro n'uw'inguri. Inguri rero ni bya bisinsi by'isina bimwe dutemaho igitoki tukagenda tukabizana. Nawo ni umuriro uvumbikika. Hari ibishyimbo bakunda kuvuga ngo ni ibishyimbo by'amahama bikomeye. Iyo utetse ugatekesha ibishyitsi, inguri, iyi myaka urarya utavunitse. Abantu rero bashaka kurya ibyambiyombiyo, ibyihuse bya panda tremuka, barajya bakoresha ibishwangara n'inyayo n'imyasi. Ariko abantu bashaka kurya ibihiye, haleluya, abantu bashaka kurya ibihiye bimeze neza, biteguwe, bihiye bigashya, atari imipfubira, nibenyegeze umuriro w'ibishyitsi n'uw'inguri. Imana ishimwe. Uyu nawe w'inguri nawe ubigenza kwa kundi, uravumbika. Wamara kuvumbika, mbere y'uko uvumbika ufata za nguri wacanye ugashyiraho izindi nguri, ukazana ryavu ukarenza hejuru, warangiza ukavuga ngo nejo mu gitondo. Navuze ngo ibi ngibi byose bikurinda kujya kurahura imiriro utazi. Igituma uvumbika ni ukugira ngo wirinde kujya kurahura. Barokore mwapfuye kurahura. Niyo mpamvu biducanga. Iyo umuntu apfuye kurahura biramucanga. Imiriro ntago ubuzi uyu muriro warahuye kwande, ninde wavumbitse kugira ngo nge kurahurayo. Eske kuko ni umuriro uvumbikitse koko cyangwa ni ibishwangara? Ndagira ngo nkubwire ngo uramutse utwaye umuriro w'inyayo muri metero 5 ntabwo wawugeze, ntiwanabona nuko uwucana. Ngira ngo nawe urabizi. Nawe ubuvuga ngo mumpa amakara akomeye, uzarebe niyo uteruye amakara azimata ugerayo utarashyika. Kubera iki? Kubera ko ntago avumbikika. Imana idutabare cyane. Murokore warahuye neza, vumbika, kuko uwo muriro ugiye kugira agaciro mu minsi iri imbere. Umuvumbi ni mwinshi, kandi ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe cy'umuvumbi haba harimo n'akavura n'imvura iragwa. Mu gihe cy'umuvumbi n'imvura iragwa, hanyuma ukabura aho unyura ujya kurahura. Ntabwo wajya kurahura kwa Mukaribi, imvura iri kugwa. Ubwo subaye nta mutaka ufite, wamenya uca hehe. Ikindi cya kabiri, ntabwo wamenya aho bacanye kuko nta mwotsi uri kubona. Ariko ndagira ngo nkubwire, uramutse wivumbikiye wowe, nta n'uwamenya ibanga ugendana. Muri yaravuze ngo ibanga ry'abasenga, ibanga ry'Imana rimenywa n'abasenga. Uyu muriro w'inguri n'imyasi n'undi wanyuma nshorejeho w'umurama. Umuriro w'umurama nawe ukorewe ubushakashatsi, sanga ari umuriro, ni umuriro ushobora kumara amezi 6 utarazima. Ku bantu bagiye bahinga amasaka, abashumba mwotsagamwe ibijumba, murabyibuka. Uyu muriro nawe rero uretse ko imvura yagwa, haleluya, ukabona umwotsi, ariko ubundi ni umuriro ushobora gukandagiramo utabizi, ukakotsa. Ikindi kandi iyo uhegereye gato wumva ubushyuhe, Niyo mpamvu umurokore ushyitse iyo umwegereye uramumenya. Umurokore wavumbitse iyo umwegereye uramumenya. N'uw'umuriro w'ibishwangara nawe uramumenya, n'uw'umuriro w'inyayo nawe uramumenya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo rero uyu muriro w'umurama ntago bigombera kuba umuhanuzi international, ntago ugombera kuba uzi kuvuga ubutumwa. Uyu muriro w'umurama ni umuriro ugaragarira kuri tere. Uyu muriro ushobora kumara amezi 6 utarazima, uwitondere. Uyu muriro ugaragara ryari? Ni igihe wowe mugabo uva mu ivugabutumwa, washyika mu rugo ugasanga televiziyo babana bayimenye, ugahita uvuga ngo Uwiteka ni wabimpaye. Uyu muriro, yewe data Imana tuganze cyane, uyu muriro w'umurama ntago bigaragara ngo ufite power ngo yihe ngo mu mwuka ngo urere kanga ivumbi rigatumuka. Kuri tere hamwe muriro w'umurama ugaragare. Mana ishimwe. Uyu muriro
nawe uvuga nk'igihe Dawidi yigeze abwira umuhungu we Salomo, aramubwira ngo mwana wanjye, ngo dore ngiye nk'uko ab'isi bose bagenda, ngo ariko uzahagarare kugira ngo ubashe kuba umugabo nyamugabo. Uyu muriro w'umurama ugaragaza umugabo nyamugabo. Uyu muriro w'umurama unyirawo ashobora kuza avuye mu ivugabutumwa, uwo mugore agahitamo kubita urushyi akavuga ngo ati dore n'undi musaya. Aha ni kuri tere niba ubasha kwihanganira ikikugerageje, niba kuri tere ubashije guhura n'urugamba uri umukozi w'Imana ukabasha kugwihanganira, uyu muriro ni ukuri warawuvumbitse. Imana ishimwe. Niba ugeze mu kibazo ukabasha kukihanganira, giturutse ku mugore wawe, giturutse ku mugabo wawe, giturutse mu muryango ushatsemo, giturutse ku mugabo washatse, mu muryango wakuyemo umugeni, bakagutuka, bakagusetsa, bakakwanga, ukagaragaza uyu muriro, ugahagarara nkaho bitagufasheho, nguyu umuriro w'umurama. Nababwiye ngo ntibigombera ko ufite power yihe, ntibigombera ko wagenza amahanga, oya, ntibigombera yuko uri inararibonye. Ndakurahiye, uyu muriro ni nk'uko wava mu ivugabutumwa ugasanga umugore wawe abandi bagabo bamutwaye, cyangwa se yasinze, yari umurokore. Aha niho uzagaragarira. Kuri tere uyu muriro w'umurama niho ugaragarira. Nababwiye ngo ushobora kuwucana ukamara amezi 6. Intego y'iyi miriro yose, nshuti y'umusaraba, ni ukugira ngo wirinde. Impamvu y'iyi miriro 3 mikuru ni ukugira ngo wirinde kurahura imiriro utazi. Banyamasengesho, mwarahuye imiriro mutazi, ibyo birabareba. Ntabwo rero nababwira ngo nimugume gutyo, ahubwo nimukontorore imiriro mucanye, urebe ko umuriro ufite wagufasha gusengera ikibazo cyakunaniye. Umurebe ko umuriro wavumbitse wagufasha kwihanganira ibikugerageza. Urebe ko umuriro w'inyayo wagutambutsa mu kibazo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu muriro w'inguri w'ibishyitsi w'umurama ni umuriro uzavumbika ukakurinda kujarajara, ukakurinda kwiruka mu bahanuzi, ukakurinda kwiruka mu banyamasengesho, kubera ko uzaba waravumbitse. Ese ubundi urinda uvuga ngo runaka ngo ndeberamo murikira, arakumurikira none, akumurikira ejo, ariko ejo n'ejo bundi igihe atazaba hari uzamurikirwa nande? Wakwivumbiki ugasanga mu buntu bw'Imana, Imana ivuganye nawe, Imana iguhaye amasengesho, ntuyasenze, runaka nsengere, runaka nyingingire, runaka, ugasanga urishyuye. Amasengesho yishyuwe ntabwo Imana igiye asubiza. N'ubuhanuzi bwishyuwe nibakubwira ngo ukishyura, ntabwo Imana ubwo buhanuzi izabusubiza, ahubwo ubuntu bw'Imana. Haleluya. Kubera ko wavumbitse, kubera ko ugiye kuvumbika, ndagira ngo nkubwire ngo uzabona igitangaza cy'Imana muri iyi miriro. Ndagira ngo niba igicaniro cyawe cyarazimye, reba ibyakwinjiranye. Niba igicaniro cyawe cyarazimye, reba ibyakugezeho. Urugero nkunda gutanga, reba nka REG, ni ikigo cy'amashanyarazi, kuri headquarter iri hano i Kigali, i Muhanga hari branch. Ahantu hose hagiye hari ama branch ya EWASA. N'urugero reka mbivuge gutyo nifashishije iryo jambo, abantu bose bahita bashyikira, n'abantu n'abari mu giturage bahita bamenya. None se wagize ngo EWASA yo yahora ikumurikira, igucanira, ufata urusinga ukagenda ati ni mundahurire na konteri ukaba uyifite. Niba ufite connection y'ijuru kuki utarahura? Niba ufite connection y'Imana kuki utarahura ngo ugende uvumbike? Ureke kwiruka imisozi, ngiye hanaha, ngiye kurahura, ngiye kwa runaka n'umutumishi, kwa runaka n'umusatuzi. Ndakurahiye, icyambere ugiye bakumurikireyo, igihe utazaba umubona uzarahurirwa nandi. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Kandi ni iminsi yose Yesu nawe yasohotse yiyikorereye umusaraba. Vumbika. Reka nguhe urugero urundi, reba mu muvumbi si ku manywa, n'imodoka ziracana amatara kandi ari mu muvumbi. Niba imodoka zicana amatara mu muvumbi ari ku manywa, wowe ucanye iki muri uyu muvumbi? N'ibindi bihe ufite muriro bwoko ki ugiye gucana muri uyu muvumbi?
ese ko bidashoboka kuzajya kurahura kwa runaka kubera umuvumbi urimo n'utuvura n'ubunyerera ari bwishi, uzarahura he niba utavumbitse? Murokore uwo warahuye, haleluya, uvumbike muri iki gihe cy'umuvumbi. Nawe ugize ishyaka n'umwete ryo kurahura, uhita uvumbika. Nuvuze ngo ngiye kwa runaka ndeberemo, ndebera iby'akazi, ndebera iby'urugo uko bimeze, ndebera igihe atazaba hari, ninde uzakumurikira? Wakwirahuriye ukanimurikira. Iyo ufite umuriro nta kintu gishobora kukwegera kuko ubutwika. Iyo ufite umuriro nta gishobora kuguhangara. Nta kintu na kimwe kibaho cyahangara umuntu ufite umuriro. Aba ari faya nyine. Niba Imana yacu ari umuriro, wowe urasigara utari umuriro, ubwo warahuye kwandi, ubwo simbizi. Imana itugirire neza. Bene data nshuti z'umusaraba, dusangiye mu gucungurwa n'amaraso ya Yesu, nagira ngo nkubwire ngo uwo warahuye uvumbike muri iki gihe cy'umuvumbi, kandi wirinde, ube maso, ureba abaza kurahura iwawe batazanazimya igicaniro, ureba abaza kurahura iwawe batazasesa igicaniro. Umenye ngo ni bande barahuye iwanjye, umenye ngo ni bande ndahuriye. Byagakwiye ko twebwe abanyamasengesho cyangwa se twebwe abakozi b'Imana wagakwiye kwigisha umuntu kwisengera. Cyo atari gura parazite. Igisha umuntu gusenga. Yemwe murushe, yemwe munaniwe, yemwe musaba amasengesho rimwe na rimwe ntimuyabone, rahura uyu muriro, wige gusenga, uvumbike, kuko igihe kirageze kugira ngo utambwire umurike, umenye aho unyura, umurike umenye aho urura, umenye aho unyura. Imana itugirire neza cyane kandi Imana ituganze. Nawe warahuye, impamvu gifite aka kabaraga nuko ari uyu muriro wavumbitse. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi bamaso nanjye mbe maso. Ijambo ryatubwiye muri Zaburi y'104 karavuga ngo agira abamarayika b'imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Nari nkwifurije kuba umuriro waka. Imana ishimwe. Nari nkwifurije aho unyura hose uba umuriro waka, aho wicaye mu kazi uba umuriro waka, kuri tere uba umuriro w'umurama. Uvumbike, umenye ngo nta kizakunyeganyeza ufite umuriro waka. Nuzaba ufite umuriro, igicaniro cyawe urebe niba kitarazimye. Reba umuriro warahuye, reba umuriro wacanye wariwo muri iyi miriro yose 7. Ese wawe nuwuye? Ese waba wenda gushyikira umuriro w'umurama? Jya kuri tere, niho uzamenyera ko ufite umuriro w'umurama. Bazagutuka, bazagusebya, bazakuvuga n'ibyo utakoze, uzahagarare nk'umugabo nyamugabo. Imana ishimwe cyane. Muri iri jambo rero nawe nkwifurije kuba umuriro muri uyu mwaka turimo no mu yindi myaka iri imbere. Vumbika uwo warahuye, cyangwa se rahura uvumbike, kuko turi mu gihe cy'umuvumbi. Reka dusenge Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye, Mana nyiri cyubahiro, Mana nyiri ubuntu budashira, ijambo ryawe ni iry'ubutsinzi, ni iry'ubutwari. Sabiye buri wese kuba umuriro. Umuntu wese wumvise iri jambo mwifurije kuba umuriro. Mana niba uri umuriro, kuki twe twasigara tutari imiriro kandi turi abana bawe? Niba uri umuriro, kuki twe twasigara twarazimase tutakicana n'ibicaniro byarazimye? Nyemerera cyane utari bwigere acana ngagira igicaniro ukimuhe, n'uwakigize kikaba cyarasenywe n'ibintu bitandukanye, ibyaha se, ingeso mbi se, ibihimbano se, ibyo yihimbiye mu mutima we akabigira ibigirwamana imbere ye, ibyo byose ubyikiza imbere ye, agira igicaniro cyaka. Kandi nagira igicaniro abantu baze barahura umuriro. Rinda abantu kurahura imiriro batazi, ahubwo benyegeze, ahubwo bavumbike, kubera yuko ibyo kurya bishyitse kandi bihiye ubitanga bihiye neza, bitari imipfubira, bicanishijwe uyu muriro wavumbitswe.
Imana ishimwe. Umuntu wavumbitse niwe ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Umuntu wavumbitse niwe ugiye kubona ineza y'Imana. Umuntu wavumbitse niwe ugiye guca mu muvumbi. Umuntu wavumbitse niwe ugiye kwagurirwa imbago. Umuntu wavumbitse, haleluya, niwe ugiye kubona ishimwe riturutse mu bwami bw'Imana. Ariko tukiri naho ngaho, ndasengeye n'abafashe icyemezo cyo kuvumbika, ndasengeye n'abarahuye imiriro batazi, kugira ngo Uwiteka ubagarukeho, bigisha uko barahura, bigisha aho barahura, bamenyeshe uwo bagomba kurahuraho uwo ari we. Nituba umuriro tuzatwika ibyatwiyoberanyaho, nituba umuriro tuzatambuka mu mwijima, nituba umuriro tuzambara imyenda yaka umuriro, nituba umuriro tuzaba abagabo bo kuguhamya, nituba umuriro tuzaba abagabo nyabagabo. Nge na bene data n'uwumvise iri jambo wese agahindurwa naryo, akamenya umuriro uwo ari wo, ingamba afashe uyimukomerezemo. Kandi Uwiteka n'abari barataye umurongo, uyu muriro warazimye, wongera ubagarurire, ubenyegereze, kubera kuri Imana y'imbabazi. Ndagushimiye, ndaguhimbaje. Amahoro nabe ku bantu bose wishimiye, waremye mu ishusho yawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Ni Mukaribiya n'ubundi Pasikaziya. Ukeneye kuvugana nanjye cyangwa se ukeneye ubufasha bw'amasengesho kugira ngo urahure cyangwa se uvumbike, WhatsApp yanjye ni 078 77 94 54 078 77 94 54 Yesu abaho umugisha. Ndabakunda.